Aha tuvugira aha bamwe bafite amatsiko abandi ubwoba ni bwinshi, ngira ngo murabizi neza ko uyu munsi mu kanya gatoya rwose katarambiranye amanota araba agiye hanze. Icyo ngiye kugufasha ngiye kukwereka steps nkeya rwose ushobora kwifashisha kugira ngo urebe amanota yawe. Ubwo ndavuga aba senior 6 amanota rwose mu kanya araba agiye hanze nk'uko byakomeje gutangazwa na minisiteri ibifite mu nshingano cyangwa se ikigo kibifite mu nshingano aricyo NESA. So uyu munsi rero saa 9 zuzuye mu kanya rwose gatoya aya manota araba agiye hanze. Abanyeshuri benshi ubu ngubu bafite amatsiko, abandi bafite ubwoba koko nibyo kubera ko gutsindwa buriya senior 6 ni umwaku ukomeye cyane, ni umwaku ewana utekereza ukuntu wari ubirangije, ugatekereza ukuntu ugiye guhita ubisubiramo, ugatekereza imvune zose wavunitse n'amajoro waraye, ewana ukumva ntabwo ubyumva neza. Gutsindwa buriya senior 6 niwo mwaka wa mbere navuga ngo ubaho, ariko reka nkwifurize gutsinda. Nta muntu n'umwe uri buze kureba kino kiganiro uri buze gutsindwa mu izina rya Yesu, turabyamaganye. So twihuse cyane rero, dore ko hari abantu bamwe na bamwe bakomeje kunyandikira bansaba ko rwose nabereka buryo ki baza kuba bareba amanota yabo bitewe n'ibiganiro bitandukanye nari nakoze ku zindi cano hirya no hino. So barambwira bati twereke n'uburyo ki tuza kurebamo amanota ya senior 6. Niwo mwanya rero nafashe kugira ngo mbe nareba neza uburyo ki biri buze kuba byagenda. Dore ko ndi buze no kugusharinga link muri comment uri buze kwifashisha kugira ngo ahite akugezaho ayo manota vuba vuba byihuse. Twihuse cyane rero, ntabwo ari ibintu bigoye, ni udusteps dutoya duke tugiye kwifashisha. Nk'uko bisanzwe uraza kuri browser yawe ukoresha, ngiye nkoresha Chrome, uze kuri Chrome yawe ubundi winjiremo nk'uko uninjiye nyine. Icyo ukora nyine ni ukwitegereza gusa bisanzwe kugira ngo abashe kuba wabikora neza witonze nk'uko ngiye kubikwereka. Ubundi uze usacinge NESA result 2025 ewana ubundi twinjiremo kabisa, twinjiremo. Ngira ngo uri kubona urahita ugwa kuri iyo link ya mbere iriho SDMS School Data Management System, ubundi winjiremo. N'ibyanga ndaje nkwereke n'ubundi buryo wifashisha. Ngira ngo exactly urahita uhagera gutyo, naho ngaho urahita ugera. Ngira ngo uri kubibona neza ko birahita biza gutya. Nyine urabona ko hariho Advanced TSS Professional Education Level. Noneho hano niho uhita winjira, ntabwo waza hano kuri ordinary primary level, waba nyine ugiye ku bya primaire ndetse no ku bya hariya kuri O level nyine muri biriya bya senior 3, ariko urahita uza hano kuri Advanced and TSS Professional Education Level. Noneho uhite ushyiramo index number zawe, ndizera ko ukizibuka neza. Turi kwihuta cyane, ndizera ko turi kumwe. Noneho uze ushyiremo national ID cyangwa se irangamuntu yawe, ubundi nayo uze uyuzuzemo. Ngira ngo hasi aha ngaha urahita ubonaho ijambo get my result, uhite urikandaho, arahita aza uwo mwanya n'uba wemejemo ibintu bya nyabyo koko, nk'uko izo index number ndetse na national ID nk'uko wabyujemo nk'uko bimeze. Result zawe zirahita ziza uwo mwanya, ku ka mwanya rwose zirahita ziza. Mwibutsa ko buno buryo ari uburyo bushyashya NESA yapudetinze kugira ngo ujye ubasha kubona amanota yawe mu buryo bworoshye. Ndizera ko niba uri umubyeyi cyangwa se umwana, hano birahita bikunda kabisa. So ibyo byanze rero, kubera ko SDMS hari igihe bijya bigira gutya bikigaragambya, uhita uza hano hepfo nyine kuri nesa.gov.rw. N'ibitaba byakunze hano hejuru, uhita uza hano hasi kuri nesa.gov.rw. Uhita uza hano kuri turongo dutatu, ngira ngo uri kuhabona hariya mu nguni, uhita uhakanda. Noneho urahita haza nyine iyo tab imeze gutya, home, about NESA, mandate. Noneho uza hano kuri exam result publication, niho urahita wikandira tu. Noneho ukimara kuhakanda harahita haza kano kantu hano mu nguni hano hirya, aba ariko ukandaho, kugira ngo uri kubibona neza. Ukigakandaho harahita haza ngo click here for more for primary, click here for secondary. Twe turi gushaka secondary senior 6, uhite uhakanda gutyo. Noneho birahita biza nka bindi bya mbere, ngira ngo uri kubibona neza cyane rwose. Noneho uhite wuzamo index na national ID byawe, bibe birarangiye kabisa. Noneho aha naho biramutse byanze, ndakwereka uburyo nk'igihumbi uza kureba amanota yawe. Noneho biramutse byanze, uhita uza hano ngo kureba amanota y'ikizamini cya leta yasohowe na NESA nyine. Ngira ngo uri kubibona hano hasi kuri iyi link ya gatatu, uhita uyikandaho.
ukikandaho bahita baguha ahantu hameze gutyo, umanuke munsi ngira ngo hano uri kubireba ngo kureba amanota y'ikizamini cya leta yasohowe na National Examination and School Inspection Authority ariyo NESA 2025 check for national examination result from NESA 2025. Noneho umanuke bya SDMS ubyihorere, umanuke munsi ngira ngo hano none uri kureba categories zigiye zitandukanye, hari P6 kanda hano, Senior 3 kanda hano, Senior 6 kanda hano, TTC kanda hano, TVET kanda hano, TSS kanda hano, bitewe n'icyiciro uherereyemo yaba muri general education urakanda hariya kuri S6 kanda hano, noneho nimba ari TTC ukande hariya cyangwa se TVET, TSS ngira ngo muri kubyumva namwe mwese. So noneho twe wenda turishakira Senior 6 niyo dushaka, ukande hano urahita uhakanda exactly. Ukimara kuhakanda barahita bikugana none kuri ya tab imeze nk'iya mbere, ibyo twagiye tubona kuri link zigiye zitandukanye. Noneho uhite wemezamo national ID yawe ndetse na index number, ngira ngo urabizi neza kandi uranazifite, ubundi uhite winjiramo kabisa ukande get my result, ubundi urahita ubona amanota yawe ku buryo rwose bwihuse. Ndizera ko ubashije gusobanukirwa. Nimba unyuzwe rero kanda subscribe ndetse unakoresha kano kantu kugira ngo buri wese abashe kuba yakabona, ndetse unadutera inkunga ukomeze usapotinge channel yacu. Iyi ni Kigali Ndetsirati Talks Entertainment, amakuru yo nk'aya ngaya nakagaruka. Kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bya buri mwanya. So murakoze cyane rero.